Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho uri hose mu bice bitandukanye by'isi, tukwifurije kugira amahirwe y'imigisha ndetse ibyo ukora byose bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Birumvikana turi ku masaha ya ku manywa, turi ku munsi wo ku wa kane, turi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa cumi, umwaka wa 2025. Muri kano kanya rero nimunyemerere turebere hamwe iby'amakuru mashya atunguranye ku rugamba rukomeje kugenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko ni ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. Amarira ni menshi by'umwihariko ku maso wita General Sultan Makenga, ni umugaba mukuru w'inyeshyamba za M23 ukomeje kugenda akubitwa mu buryo bukomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko yari yagiye yigarura ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo no kugeza amagingo aya. By'umwihariko amazi yamaze kuba ahindura isura, ndetse amazi twavuga ko atakiri yayandi kugeza amagingo aya. Niba ukomeje kugenda wibaza aho ngaho kuri screen yawe, twamaze kuba twahashyira ifoto, n'ifoto iherekeranye n'abasirikari ba FARDC ndetse barimo n'ingabo za FDNB zikomeje kugenda zikoresha ingabo z'urubyiruko rwa Wazalendo. Aba ngaba rero bari mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo kugeza amagingo. Aba ngaba rwose ukomeje kugenda ubona ifoto yafatiwe ni mu bice bigiye bitandukanye byo mu nkengero z'umujyi wa Goma, ni mu bitero karahabutaka by'umwihariko bimaze kuba bitangizwa haciyemo iminota 10 yonyine. Ibi bitero bitangijwe bigamije kuba byahohoza uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko umujyi wa Bukavu ni ibitero byatangiye aka kanya, kuko kugeza amagingo yabyibuze nibwo ibi bitero bitangijwe noneho mu buryo navuga yuko bwemewe n'amategeko, kuko kugeza magingo ya hari itegeko izi ngabo zamaze kuba zihabwa n'ubuyobozi bukuru bwa Kinshasa, ko bagomba kuba bakoresha imbaraga z'umurengera aho ziva zikagera zose kugira ngo babashe kuba bahoza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Si ibyo gusa rero, uruganda rwa Twangiza ni uruganda ruherereye hano muri teritwari ya Warungu. By'umwihariko uruganda rwari rutwitswe nahagana mu masaha rwose ya saa sita n'iminota nka 40, twari tumaze kwinjira nanone kuri iyi tariki ya 23, aho rero urugamba rwamaze kuba rwaraswaho amabombe agera kuri 4 yaje kuba araswa n'indege ya drone ya CH4B. Uruganda rwamaze kuba rwashumikwa cyangwa se rwamaze kuba rukongoka mu buryo bukomeye cyane, dore ko uruganda rwamaze kuba runafitiye agaciro gakomeye cyane abagwanyi ba M23, dore ko ari uruganda bagendaga batunganyirizamo amabuye y'agaciro bakuraga mu bice bitandukanye, by'umwihariko mu duce twa hano muri uyu mujyi wa Nsibira. Barimo kugeza amagingo bamaze kuba uraswaho ku munsi w'ejo n'indege za drone. Kugeza amagingo rero amabuye yavagamo bagendaga bayatunganyiriza muri uru ruganda rwa Twangiza, bakagenda by'umwihariko bayifashisha bakagenda bayashyira ku isoko, nabo bakagenda bagura intwaro zigenda zibafasha mu gahangana n'izi ngabo za leta y'igihugu cya Kongo. Kugeza amagingo aya birumvikana ni ugusubira inyuma mu buryo bukomeye cyane, ndetse kugenda baraswa mu buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko n'ubundi aho bakuraga intwaro hakomeje kugenda hasenwa. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu duce twa Mikenge ndetse na Fizi. Hagiye kuba hatangira urugamba karahabutaka rw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'izi ngabo za Twirwaneho, nyuma y'uko amasaha agera kuri 28 ingabo z'igihugu cy'u Burundi zimaze kuba zahereza ingabo za Twirwaneho, imaze kuba arangira. Amakuru avuga rero kugeza amagingo aya bakomeje kugenda bigana muri ibi bice bitandukanye byerekeranye n'ibitwaro karahabutaka bikomeje kugenda bikorwa n'izi mpande zombi. Kugeza amagingo zigiye kuba zahanganira muri ibi bice bya Fizi ndetse na Miki biherereyemo izi ngabo za Twirwaneho, zasabwe kuba zava muri ibi bice n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubigarukaho, turagenda turebera hamwe kandi andi makuru akomeye cyane mu minota mikeya cyane rwose. Turimo kugenda dutegura iyi nkuru nibwo aya makuru yatugezeho, nubwo tutari twayahuza neza ngo tumenye nimba ari ukuri. Nago ibintu byoroshye hariya ku kibuga cy'indege cy'Ikavumu, aho kugeza amagingo bitangazwa ko umucancuro w'umuzungu yama agihagazeho neza 5/5, aho bivugwa ko rwose arimo kugenda akora amasku yerekeranye no kuhirukana izi nyeshamba za 23. Biri muri gahunda yo kugira ngo leta ya Kongo ibashe kuba yabona aho iparika izi ndege z'intambara za drone ndetse na CC komeje kugenda zirasa ku birindiro by'abarwanyi ba 23, ndetse hakaba harimo na gahunda yo kuba izi ndege zigomba kuba zahaparika ndetse n'intwaro zigiye zitandukanye, ubundi bagatangiza urugamba karahabutaka mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, ku byerekeranye n'umujyi wa Goma ndetse na hano muri ibi bice bigiye bitandukanye bikikije, birimo muri teritwari ya Nyiragongo, ahitwa muri Kibumba ndetse n'ahitwa muri Mugunga. Aho ngaho turi buze kuba twahagaruka mu buryo bwihariye, dore ko iyi foto urimo kugenda ubona muri screen yawe ariho yaje kuba ifatirwa 5/5. Nakwibutsa ko rwose
rwose ukeneye video apana iyi foto wakomeza kugenda scrollinga munsi gakeya y'iyi video harimo indi video ikomeye cyane yaje kuba igaragaza atari ikiganiro, uraza kuba wayisangaho nuza wakomeza aho muri video zikurikira ukagera ku rubuga rwacu ukarucengera neza ukibuka no kuba wakanda ku buto ya subscribe.